mutima wawe mama Deborah buri muntu wese ahagarare ku munara we yumve ko ntawe bazajyana iki gihugu cy'ijuru tuvuga yumve ko nta muntu bazajyana abantu bashobora gupfira rimwe ariko bashobora kutajya hamwe abantu banyumve yego ushobora gupfira rimwe n'umuntu ariko ntimujye hamwe rero nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima ushaka kugira ngo umbwire abantu ko umuntu wese agomba kwirinda nyabo nisishutse abantu nyabo nisirimo irikaraga cyane kandi nawe iyo wikaraze cyane byanze bikunze uzaye y'umwana yikaraze nanjye najya bamikunda urwara muzunga rero iyo urwaye muzunga ishobora kuguta ahantu mu utashobora kuzikura wavanamo gukomereka wavanamo n'ubumuga bukomeye utazanakira rero ariko iyo ugenze gakeya urakomeza ntukomereka nk'uko wandi wazunze cyane akomereka rero icyo nabwira abantu niko abantu basubira ku rufatiro suzuguye nabo bagabo bakihangana abantu basuzuguye nabo bagore rega wishaka kugira ngo bakubahe isi ntabwo izakugirira neza turi mu isi itazakugirira neza iwacu ntabwo ari hano iwacu ni mu ijuru aho tutazongera kubabara rero iyo uri mu buhungiro leta yahi gukoresha icyo ushaka uyu munsi bashobora kuvuga ngo abanyagihugu barafungura bacuruze wowe ntabwo ufungura uri impunzi ukabyemera kuko uri mu gihugu kitari iki wanyu kubera icyo ushaka kumva ko ushaka kubahwa utari iwanyu kubera cyumva ko ushaka kugira ngo babaguteteshe bakubebeze utari iwanyu ino ntabwo ari iwacu iwacu ni mu ijuru ariko mu gihe turi mu isi izatugirira neza kuri ubibona uti n'iki wabivugaho nihe nama watanga iyo wimenye inda nta utayikumena nyine gutiza ngujya gusenyurwe umutiza iki umuhoro hari ikuntu umuntu ashobora ko akantu kabayeho gatoya kumuvuga butumwa wigeze kutwigisha avuga tugasanga usohotse mu rugo wambaye umwenda mugufiya ugiye gushyiraho isharupe ugiye kumanura kandi nta wawo kwambitse nawe urabona ko kwambitse umutima wawe urahamya ko icyo uri mukora kitari cyo wowe uri muhisha warse wundi wakomeje ukagenda ukora ugenze ko nta wabigukoreye icyo yashatse rero kuvuga rimwe na rimwe tujya twizanira ibikomere tutari dukwiye gukomereka turwana mu ijuru rya gatatu niho hava ubutabazi rya gatatu no gusenga ukegera Imana ukirinda ukamenya uko ugenda ukamenya imvugo yawe nk'umukristo yewe mama w'umurokore niba uhuye n'ibibazo wiza kurira genda usange bene so hari bagenzi bari ku gicaniro hari abari mu nguni gira inguni uhuriramo n'Imana izavugana nawe izakurwanirira izagushigikira izagureva ngo Imana reka twongere tubasuze mwebwe mwese abakunzi b'Ihumure TV amahoro y'Imana bane namwe urukundo rw'Imana rubaganze ntangira mva ngo iteka bishimisha ibyishimo biruta imyaka mwababarijwemo iyo niyo ndemukanyanya tsiganya amadebo kandi ntago ndasoza Uwiteka abashumbushe iby'inzige zariye n'ukuri kandi birashoboka iyo niyo ndamukanya ya Bobo haleluya kwihumure ndatekereza ubwo ni Bobo nta wundi niyo murazi ko ariyo ndamukanya turi kuramukanya cyane kandi hari abantu benshi Imana iri kubikorera acyumva iki kiganiro akumva indamukanya gusa Imana rwose ikabikora turabasuje rero mwebwe mwese wakoze subscribe habwa umugisha naho utarayikora yikoreho ubundi ukomeze wibere mu ihumure rero nago tuyibutinde murabisinjya ntinda vuga byinshi turi kumwe na mama Deborah amen uraho neza warociye igihe waruburiye ese ntago regagiye mu nkunda yewe ntago mu nkunda ese nayo kutabivuga kubera iki simbizi iki kituma mu nkunda nyine ntago mushyiraho umutima cyane wo kunkunda nese hari ubwo twabikubwiye ntago mwembwe ariko ndabibona genda gukunda Mana ishimwe abandi ubwo ibyabo umuntu budatwika umuntu utaza ngo akubite umuntu utaza ngo afite itiku umuntu utaza ngo avuge Bobo amuvuga mu manuke uwo nguwo ntabwo agezweho muri social media ariko mwe mwicecekeye amakuru ijuru nimo ritanga mwe mwicecekeye mwebwe mutuje Dawidi rega ajya yimitswe ntago yagaragaye yego subiye mu ishyamba arigendera ariko amavuta amuriho ni nk'umuntu ucecetse ariko afite icyo yavuganye n'Imana haleluya ubwo yagize umukomeze Abinadabu bajya ku rugamba birabananira birabacanga bajya mu myobo ariko kakandi basize karavumbuka ndabyemera
urakomeye rero ndashima Imana kwihumure turagukunda ntabwo tukwanga rwose uri umuntu wacu uri umuntu wacu andi makuru se ndashima umwami Imana meze neza ndashimwe mu mutima wanjye umwana wanjye yaratsinze wow yatsinze muri primaire secondaire primaire nishimwe mfite mu mutima wanjye umwana w'ifura wanjye yaratsinze rero nishimwe mfite felicitation rizera akomeze atsinde akomeze yigayo ntigeze niga buri icyo dukundira Imana rega itanga isezerano karikomeza kuba yaravuze ngo abana banyu bazigishwa n'Uwiteka kandi iyo tutize bazayiga rero babura gutsinda bate oya ntago babura umurimo umeze ute ndashima Imana kandi burangiye nuko nsigaye nsenga mba nasengeye muri randamukanya eka nta bintu byo kwikebagura ngo iyo nababwenga Imana ibashumbushe biba byahuye ubwo twashenye twagiye n'igihe kiba kigoye umurimo w'Imana uri kubona gutama debo muri no minsi Imana biragenda erega twebwe twabikora nabi nk'abo yahamagaye ntabwo umurimo w'Imana uzasema hajye vuga ngo umurimo w'Imana ngo murawutukishije nta muntu ugitukisha umurimo w'Imana umuntu aritutse ndagira ngo mbwire iyo mvuga abantu bayireke umurimo w'Imana ngo bayihe igitutsi gute ntabwo umurimo w'Imana ubaye igitutsi wewe wabwira boss wubatse ibye ngo ibya boss ngo birasenyutse ahora ari boss uyu munsi kampanye ishaka kudakorera aha ngaha ariko ugakorera n'ahandi kandi gakora rero jewe Imana ishaka kutankoreramo nigize nabi ariko igakoresha n'undi akayivugira neza rero umurimo w'Imana umeze neza cyacitse nta cyahungabanye ibi byose byahozeho wapfa kuba ari boss gusa Yesu yanditse izina ajya ku musaraba hari izina yanditse ridashobora gusibangana yego yanditse izina atsinda ataburanye Yesu ntabwo yigeze aburana nk'ibiturirwa tuburana ngo yaricecekeraga ngo muvuge ngo bikerekereka ubundi iyo maze kwisobanukirwa uriwe se bamvuga ngira iki se mpamvu nyine giye ngo utanzemo urugero rero Yesu yagiye ku musaraba ataburanye aratsinda ni boss rero azahura icyubahiro cye agikuzimu yakurufunguzo satani avuga ngo ntabwo nganye imbaraga nawe ibizima bine n'abakuru mu ijuru baratena avuga ati ndo wacungura umuntu ngo baratinya avuga ati genda hagurutse ndagiye Yesu yanditse amateka nta wamutobera rero ibyo yubatse yarubatse ashyiraho urufatiro rukomeye unaha amarembo y'ikuzimu yasukuka ubwo tuvuge ko nubwo turi gusa nkaho tuvuga ngo turabitoba ariko hari umuntu yigeze kuvanga ibarwaje barwaye ese izemera kwihanganira Imana ni n'urukundo wagize ngo wakigiriye umunsi ni nko kubona nyine umwana umuha umugati yangiza agahita ashyira inyuma ukuboko atavuga ati hoya kandi ni wowe umuhaye ntacyo akurusha ntacyo yari yageraho ntagira ku gihe cyo gukorera amafaranga ni nko kwivumbura kuri boss nyine kwivumbura mu kazi wowe aragukoresha ntaho wari wagera wivumbura gute surahimanda hahita haza undi yicare ku ntebe niyo mpamvu rero umuntu wese agomba ahubwo kuba we niba warahamagawe nanjye narahamagawe reka tubikore neza byanze bikunze ni ntayivuga nta uzaba uyivugira ahubwo giye kuyivuga neza niko kwigirira neza kuyikorera neza niko kwikorera neza yego hari ibintu bisa nkaho biri guzagara mu social media nasimba igarukaho cyane ariko ugasanga muri commentaire ngo mureke Imana ibanike ese koko mu bantu wenda babahanuzi bari guhura na zagara nyinshi n'ibiki byose aribo turi kwirirwaho hakaza commentaire ngo mureke Imana ibanike ese koko ni kuri yanika ifite umwanya wo kwirirwa ikina n'abakina ahubwo ninjye wakiyanika rega iyo ubuze ijambo rivuga ngo uyubuze ngo nubura ubwenge nzakureka hari ubwo Imana yagufasha ugahanga ahubwo ubabuze ubwenge ibihe biba byakurushije ubwenge nyine ibihe bikakujugunya nta ruhari bifitemo nta ruhari bifitemo Imana se Imana ubundi umubyeyi umwana iyo yavuye ku mubyeyi byanze bikunze naho umubyeyi atavuga byanze bikunze umwana ahura n'ingorane ngo ntizahorera umwuka wayo uruhananya n'abana b'abantu ese hari uruhare Imana ishobora kugiramo yaguteza umwuka wo kwishyira hanze yaguteza umwuka wo kwishyira hejuru byanze bikunze yabihari kuko iyo wabuze kwirinda no guca bugufiya ni nk'umwana yakosheje mu byo afite ngo kumukubita inkuna akarira nabo hanze bakabyumva birashoboka ko umuntu yakwishyira hejuru ubwibone bukamwica akibagirwa ibihe yabanyemo n'Imana guca bugufi bikanga satani akagushuka akagushyira ku karubanda ukavuga ibyo wumva wiboneye ukibagirwa bya bihe kandi abantu bibagiwe ibihe bobo
tubonye abantu bibagirwa ibihe babayemo cyane, tubonye abantu bibaryoha ku gicaniro, tubonye abantu barya intonorane, tubonye abantu tubonye abantu bigana n'abandi. Jyewe ingendo yawe n'iyanjye biratandukanye, imvugo yawe n'iyanjye biratandukanye. Rero umuntu wese agomba kuguma uko yahamagawe. Iyo ushatse rero kwigana ingendo y'undi irakuvuna. Yego. Dusigaye tugera ahantu tugatinya kuvuga ko turi abakozi b'Imana. Ibintu ubona amaherezo yabyo ari ibi, ari ayahe noneho ku kintu cyitwa iyo uvuze ngo uri umuhanuziho? Njye ntabwo byantera isoni. Ntabwo byantera isoni, ntibizanantera n'isoni. Umuntu ashobora kutanyemera, ariko jyewe ubwanjye mu mutima wanjye niyemera mpamwe n'Imana. Rero njyewe ngomba kujya muri tagisi nkahamya ijambo ry'Imana. Unyemera kanya kuko ntawe uzemera, kuko na Yesu ntabwo bigeze bamwemera. Ahubwo wewe wiyita umurokore, uri umurokore kuko umutima waguhamiriza ko uri umurokore. Naho ubundi nta muntu uzakwemera ukiri mu isi, abazakwemera abatazakwemera, gusa uzahagare mu muhamagaro wawe. Ahubwo wowe n'umutima wawe ukwemeza ko uri umurokore. Hari abantu bavuye mu rusengero baza kuri social media. Izo social media dutegerezaho kwacaho ubuhanuzi koko cyangwa ijambo ry'Imana bagiraga, turaribura. Ese wowe ubona biterwa n'iki? Ni inzara nyinshi, ni irari ry'ubutunzi, ni bese nkawe nk'umuhanuzi cyangwa uvugana n'Imana, hari iki Imana yaba yarakubwiyeho kuri iki kintu cy'abantu ubwo bananirwa gukora iby'Imana ishaka bagakora iby'ubwami bwabo? Ikibazo si ukuva mu rusengero, kuko umuntu wese afite aho asengera, cyane ko umuntu asengera mu mutima, ahubwo agateranira mu rusengero, ariko gusenga ni mu mutima. Kandi buri muntu wese yaba social media si cyo kibazo, n'uwavuye mu rusengero si kibazo akaza gutanga ubutumwa, ahubwo ikibazo ni uwabuzanye, imyitwarire ye nuko bimeze. Naho ubundi ikibazo ntabwo ari ikindi. Rero natekereza ko umuntu wese yiganye, twiganye abantu, twiganye aho umuntu yakiniye umukino ntabwo uhazi, aho umuntu yitoreje ntabwo uhazi. Habayeho rero ikibazo cyo kwiganana no gushaka kwihutisha ibintu isi, no gushaka kwihutisha amasezerano, kandi ngo kurindira wihanganye byemeza iki? Byemeza umutwaro. Habayeho rero kutihangana no kutarindira. Naho ubundi nta kindi kibazo cyo kuvuga ngo uje gutanga ubutumwa kuri social media, tanga uvuge Yesu neza, nurangiza wigendere, cyangwa se utanga impuguro zindi, ariko mu bumana bw'Imana wigendere. Wenda ni ikibazo nagomba guhera ariko kigiye gutuma nkikubaza ubu tugezemo hagati, kugira ngo tuguhe n'umwanya uvuga message niri kuri ku mutima cy'Imana yashize ku mutima wawe. Ubundi adresse yawe y'idini wari wahindura? Ntabwo uri umwadeperi? Ntabwo nigeze natana muri ADPR. Kandi ntabwo kuvuga ko natana muri ADPR tuvuga ngo kugira ngo banyemere, nta mpamvu ugiye ngomba kugira ukuri. Ntabwo nigeze ntana no muri ADPR jyewe. Navuye mu Gatolika, ndangize nkirirwa mu itorero ryitwa Urukundo rwa Yesu. Niho ukiri n'ubu? Ntabwo ariho nkiri, kuko narashatse mpindura idini. Ubu warizwa muri adresse? Interana mu itorero ryitwa Ubuzima Bushya muri Kristo. Ubuzima Bushya muri Kristo. Niho mbarizwa, niho ndi umukristo wawe. Okay. Impamvu nari mbikubajije nkawe nk'umuhanuzi, iyo urebye, iyo umushumba ashinze idini cyangwa ayoboye idini, azana imitekerereze ye. Urabona muri iyi zagara y'imfunga z'insengero, ese hari umuvumo y'amarira y'abasaza birukanwe kandi bararuhiye mu murimo? Biriya bintu bibonaho ute umuntu agiyeho akavuga ngo wowe genda, habe no kumugira umujyanama? Mbese bijyana ngo kwirukana nk'umuntu udafite yajya, kiriya kintu nk'umuntu w'umukozi w'Imana ugitekerezaho iki cyangwa kibona? Yesu yaje kwica no kurya no kurimbura, kandi yazanywe impaka kugira ngo abantu batumvikana, kugira ngo ubwami bw'Imana butazamuka. Nawe iyo uzi ko wahamagawe ariko ko ariyo yaguhamagaye, ntabwo utinda ku muntu ugukuye kuri iyo ntebe, kuko nzi ko wayigushyizeho. Byanze bikunze Imana irwanirira icyubahiro cyayo, irakurwanirira. Rero kubwo umuntu yarira, niba Imana kuko yaguhamagaye izagutunga. Ubwo tujye tuvugisha ukuri, kuba bagukura mu kazi wakavamo, kuko ijambo riravuga ngo mukiri mu isi mufashe igihe mu ntambara. Muzababara, ntabwo muzishima, umuntu wese ntabwo azahora yishima. Ubwami buratwanirwa kandi bugirwamo imbaraga. Niyo mpamvu nkubwira ngo ibintu byose ntabwo bizagenda neza. Yesu yadusezeranyije kuzaturinda mu bigeragezo, ariko ntabwo yadusezeranyije kubiturinda. Ibigeragezo bizaza, ariko Yesu abiturindiremo. Rero icyo navuga ko ni impaka hagati y'uwabikoze n'uwabikorewe. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru niyo ifite uko izabigenza, kandi icyo umuntu abibye nicyo asarura. Niba ufashe umuntu ukavuga ngo nta kwiba ngibi, hari impamvu wowe wabikoze, ariko igihe kizagera
yenda wa wundi nawe ahabwa agaciro cyangwa se kizagira na wa wundi wabikoze kugira ngo amukure ku ngoma nawe ayivuge kuko ntagahora gahanze. Rero ibyo uwakorewe iyicarubozo cyangwa se wasuzuguwe ntabwo ibyo bikwiye kumukura mu mwanya ari umugenzi ujya mu gihugu cyo mu ijuru, akomeza icyo yahamagariwe. Yego. Urakoze cyane. None ni iki Imana iri kuvuga muri ino minsi cyangwa ni iki Imana ishyize ku mutima wawe Mama Deborah? Buri muntu wese ahagarare ku munara we yumve ko ntawe bazajyana. Iki gihugu cy'ijuru tuvuga yumve ko nta muntu bazajyana. Abantu bashobora gupfira rimwe ariko bashobora kutajya hamwe. Abantu banyumve. Yego. Ushobora gupfira rimwe n'umuntu ariko ntimujye hamwe. Rero nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Nshaka kugira ngo mbwire abantu ko umuntu wese agomba kwirinda. Nyabuna isi ishutse abantu, nyabuna isi irimo irikaraga cyane, kandi nawe iyo wikaraze cyane byanze bikunze uzabe y'umwana yikaraze nanjye najya mbikunda urwara muzunga. Rero iyo urwaye muzunga ishobora kuguta ahantu utashobora kuzikura, wavanamo gukomereka, wavanamo n'ubumuga bukomeye utazanakira. Rero ariko iyo ugenze gakeya urakomeza, ntukomereka nk'uko wandi wazunze cyane akomereka. Rero icyo nabwira abantu niko abantu basubira ku rufatiro. Abantu bongere bagire umuco ntibagire imico. Abantu batoye imico. Hari umuco w'abayuda, abayuda nibo nshaka kuvuga ngo ni abarokore. Hari ibintu abarokore dukora bitari ngombwa. Umurokore yari afite ahantu aririra ariko usigaye umuntu aririra. Imana iragawe. Imana muri twebwe irasuzugurwa kandi ntabwo Imana ikwiye gusuzugurwa. Imana iriho. Twebwe twerekana umubabaro twababaye ariko ntabwo twerekana neza twagiriye. Nicyo kibazo dufite. Niyo mpamvu umuntu uri hasi utari wizera biramugoye kugira ngo yizere. Ntabwo yizera mu Madebora kuko Madebora yaje avuga ikintu cyitwa umubabaro buri gihe. Naje mfite umubabaro n'amarira no. Hari iby'Imana yakoze nje kubwira abantu kugira ngo na wa wundi yiringire y'Imana akavuga ati koko y'Imana yatabaye mu Madebora. Y'Imana imugejeje ku rwego rumeze gutya na gutya. Y'Imana yamuhaye kubyara. Y'Imana ejo bundi yarameze kuri iyi niyo ngiye gukurikira. Ariko abantu ntibakigira uburyohe bwo gushaka Imana no kuyumva no kwibaryohera kubera iki? Kubera imico twize. Imico yo kuza kuvuga ibibazo bidahari, kabone naho byaba bihari. Buri umwana mu rugo ntago ajya kuvuga ibibazo mu baturanye handi, ahubwo umwana mu rugo wabavuga ikibazo mu rugo kigakemuka. Mama Debo, wenda kamvuge kuri iki kintu undi ngo umwanya usome n'ijambo ry'Imana. Tagira ngo tuje gusa nta n'ijambo. Iyo witegereje ukareba ubuhamya buri hano hanze abahanuzi bari kutuzanira. Umugabo yankoze ibi, umugabo yarankubise, umugabo yaranyirukanye. Hari uwo mperutse kumva ngo yaramututse ngo nima ngo yari umwako yavanye bintu ntasubiramo. Nyandagazo ntabwo yemere ku mukozi w'Imana. Ubibona ute nk'umuhanuzi kazi? Ikindi kintu tutemere wenda muraturenganya ngo twabanyamakuru turasesengura. Ariko tuvuga ibyo mwaduhaye. Yego kuko niko kuri. Ubibona ute? Niki wabivugaho nihe nama watanga? Iyo wimenye inda nta utayikumena nyine. Gutiza ngujya gusenyurwe umutiza iki umuhoro. Hari ikuntu umuntu ashobora ko akantu kabayeho gato ya kumuvuga butumwa wigeze kutwigisha avuga tugasanga usotse mu rugo wambaye umwenda mugufiya ugiye gushyiraho isharupe ugiye kumanura kandi nta wawo kwambitse nawe urabona ko kwambitse umutima wawe urahamya ko icyo uri mukora kitari cyo. Wowe uri muhisha wase wundi wakomeje ukagenda ukora ugenze ko nta wabigukoreye. Icyo yashatse rero kuvuga rimwe na rimwe tujya twizanira ibikomere tutari dukwiye gukomereka. Ariko Imana ijya idufasha nitumenya aho twagize intege nkeya twemere no kuzikosora. Ikibazo si ukwemera ko ikibazo si ugukora ikosa, ahubwo ikibazo ni ukwemera ko ikosa utarikosorwa. Ikintu muri no minsi none kibaye nta guca bugufi mu bantu kwararangiye. Ubundi umukristo ni umuntu uca bugufi. Ifite guca bugufi ya ushyirwa hejuru. Rero mu by'ukuri navuga ko ari ikintu cyo kugabanukirwa mu buryo bw'umwuka no kudasoma ijambo. Kuko isomye ijambo ibyanze bikunze ijambo riragutsindishiriza. Rero umurokore niba koko ku myaka ufite no ku burere wahawe bitewe naho wigiye, ako sinibaza umukristo ufite itorero asengeramo ari naho turenga abantu barenganya abashumba ntacyo umushumba atakoze agahera mu gitondo akwigisha ijambo ry'Imana ariko ntufate. Ukumva ariko kumva ni kimwe no gufata ni ikindi no gushyira mu bikorwa ni ikindi. Rero mu by'ukuri umukozi w'Imana ni imico twize. Kavuga ngo ninza kuri social media nkavuga ko runaka yantutse
nuko ngo ubwo ubushe kumwica kuvuga ingeso umuntu yagukoreye yego icyambere ubushe kumwica no kumwangiza no gutuma nyine vuga ati reka wowe reka nanjye nihorere yego aha ngaha kuri social media niho basigaye baza kuregana sibyo ubwo twapfuye aka ngaka ariko nimusenya niba muri Amerika niba ari aha ngaha ndamusenya ndamwica uri kwica kubi ni ukwica umuntu agihumeka ukamuvuga ukamwangisha abantu kaza social media ukavuga ati umugabo wanjye yankoreye ibi byagenze gutya na gutya nyamara reka nkubwiza urishuka ntabwo icyo kintu cyose Imana icyo kintu urimo gukora ntabwo Imana igifitemo inyungu ngenda avuga nk'umurokore kandi ngende navuze ngo muri ubwami bw'Imana ntazagira umuntu ndengera cyane nanjye ngo hagire ngo ndengera mu gihe nzasaba gukonesha izina ngo nkutindeho ariko mu by'ukuri hari ikintu gikwiye kugira ngo tugarure umuco w'abakristo kuvuga rero kuza nkavuga ngo umugabo wanjye nkoreye iki niki ntabwo ari cyo kibazo ntabwo ariho amarira ari bushire ntabwo ariho agahinda kari bushire ahubwo ugerageze wasanga urimo wicira ejo hawe hazaza urimo urica abana bawe wabyaye ndetse niyo waba utarabyaye uri umunyarwanda cyangwa se uri umunyarwandakazi hari umuco ukuranga hari aho uzagera umuntu akakwifuzamo ko hari icyo wamumarira icyo gihe urimo urihemukira ariko umuco w'abarokore hari aho wagiranaga mwene so mukagira ikibazo mukagenda mukihanana mugafata mwene so akabahuza n'ijambo ry'Imana riravuga ngo mugire gute ngo mwene so nakunanira umuhugure n'umurangiza kumuhugura nakunanira umuteza undi utabaza undi ariko ntabwo bavuze ngo n'umuteze ngo umuteze isi ntayirimo hano tukijya mu itorero yego ariko ubundi niba ugize ikibazo uzi ko hari ushaka kuza ukagira ikibazo mu rugo rwawe umushumba ugushumbye atakizi cyane umushumba ugushumbye atakizi na wa undi musengana mu gitondo mushaka kuko buriya niba abantu bagira akagoroba k'ababyeyi abantu bakwiye no guhura bakanasenga bakanangurana ibitekerezo kandi buriya gusenga ntabwo ari uguhora mu mwuka no mu ndimi cyane ahubwo ni ukwicara kungurana ibitekerezo ugiye mwumva igitekerezo cyawe nawe ukumva icyanjye ariko mu by'ukuri nanjye ntabwo nemeranywa kuko yebwe agahindura gafite ariko hari ibiganza biteze imbabazi ari byo byitwa Yesu ngiye kuzanganya rero n'amarira nangisha umuntu abandi ntacyo byamara ikindi kintu nibuke nkwibwire Bobo tubwire n'abantu batwumva buriya umuntu aguhemukiye akagukorera ibintu byose niho navuze ngo Yesu yatsinze ataburanye ugaceceka byanze bikunze umutima w'umuntu uragenda ukamusanga mwuka akamusanga akavuga turiyandushije ubupfura nta muntu rero inshuro nyinshi iyo tugenzuye dusanga nta muntu ufite ubupfura ngo aburusha undi umwanzi yatera urugo kuko rwaterwa yego ariko menya ko rwatewe umenye aho ushaka aho ujya kwitabarira ntabwo uzaza kwitabarira kuri YouTube bira rero nuyica urubozo nukuza guhangana nukuza gushwana nukuza kwandarikana bidafite icyo bikumariye iyi ni imico kandi ntago yari iriho Bobo YouTube zitari zaza suko ibibazo bitari biriho suko intambara zitari ziriho yego umuntu yagutuka ariko so umwere yihe mbuto reka gutuke yagize intege nkeya ibihe byamuhindukanye Bobo uko aramutse uko ejo wari umeze ntabwo ari ku munsi umeze habi uyu munsi uko ejo harimo hava izuba ariko utuma turakora nta zuba rihari ndetse na commentaire badu ngo muyongo pole mama ngo ngufite agahinda ngo n'umubabaro yakora gukomera amashyi isi iragukomera amashyi ariko niba gukomera amashyi ejo bya biganza bigakomera amashyi kakanwa kakuvuga ngo pole kazakuvugiriza induru wowe ubwawe ugomba ko ari wowe ugomba kuyikomera wowe ugomba kanwa kawe ko ariko kiyaturiraho ibyiza yego uri umubyeyi urubatse yego hari icyakuraniza ukagenda ukabwira mwene se akagufata akagutiza umusada nta wigira abantu banyumve bataza kuvuga ngo nta ntwari muri uno rugendo yego ariko araho ukwiye kuvuga nk'umugore w'umukristo kavuga ati igihe hari abambanjirije kandi ubundi umuntu utaremye biragoye Bobo biragoye ko jyana gukora ikintu kikwemeza sibyo Bobo biragoye ko jyewe nakora ikintu kikwemeza nanjye biragoye ko nakora ikintu ukora ikintu kinyemeza ariko nka mwene data abagore b'abakristo cyane cyane mbahugure tuvuge ngwino hari ibiganza bigaba amahoro hari ukuntu umukristo ahura n'intambara agahura n'ibibazo ariko akagira imyifato muri saje twasenze Imana yavuga ngo nimusengere imyifato yanyu muri no misije nuko ngo Imana yabonaga ko hari imyifato tuzifata nabi yego umutware wawe mushobora gushwana yego isi yaba isi ubukene bwaje buriya Bobo ingo z'abarokuru uzigiyemo wasanga Yesu ataharyamye yego ibihe imico tuvukamo uburere twarezwe ibyo bintu byose yitaje ngo ubishyire ngo ku meza numa yakubishyira ku meza ubicunshure ushyire ku rutaro cyangwa se ku meza ucunshure cyangwa utoremo imyanda byanze bikunze ntabwo byumvikana
ariko niba yaragututse, niba yaragukoreye ibi ngibi, niba yarasambanye agasambana n'abantu bangana gute nagize gute, wowe umurushije ubuhe butwari? ashobora kuba yagize intege nkeya. Genda Imana yabahuje muri babiri, nongere mbwirize ngo Imana yabahuje muri babiri. Njye ntabwo nzanganya imbaraga n'umugabo wanjye, abantu babyumve, ariko yaduhuje kugira ngo umwe ashogiye nshobora guhuma, ariko ashobora kuba amaso ntahume, akavuga ati igihe iki kibazo reka ngikarume kugira ngo nkomeze nubake umuryango mwiza. Rero iyo mutangiye guhangana no gushwana, Satani aba yababonye. Yego. Mukibagirwa ko hari umunsi umwe. Yego. Hari ibihe byiza mwamwaragiranye. Mwigeze gukundana. Kandi abaje kugira ngo basenyere umuryango. Ejo uri murahemukira umwana wawe ngo bantutse gutya na gutya. Ejo azashaka abagira bamukira ngo uri nyoko se ubundi ntiyakoraga gutya na gutya. Hano kuri social media ko bidasibama. Kandi namwe nta muhwe mubagirira. Nk'ubu ibyo mvuze rwose nta muhwe nakubwira nti wambabare kuko kabisiba. Ko nibeshye hariya nta muhwe wangirira, turi muri mukazi muri showbiz. Yanjye ngenda bikora. Ngewe iyo mbwiye ngo hanavuze nabi ndediti. Kuko ururimi ruranyerera. Hari n'igihe ngenge nkabyumva, ntago neditinga ibintu ntumvishe, avuga ni ibintu ntago bigomba kujya. Inshuro nyinshi kubera ko runaka yaje akavuga amaganya ye, nyine natandukanye n'umugabo, rega nta nushizwe no kumenya ko natandukanye n'umugabo, undi se abibwirana. Ninde ukwitayeho? Cyeka niba ushaka bakire kuri social media ariho abagabo babonekera n'abagore. Naho hasigaye umuntu asherera agahinda. Ariko je ndumva imigambi yanjye nta muntu ukwiye kuyimenya kuri social media, isi ntabwo ikwiye kumenya imigambi yanjye. Yego ni byiza gukwiye kumenya umugambi isi ifite, Imana ifiteho ku bantu bayo, ariko je ntabwo nemere kuza kuvuga umugambi w'ibyanjye, nemeye kuza kuvuga iki Imana ivuga. Hanyuma umugore wo mu Kristo akajya mu bandi, hari abandi bakubanjirije, abandi bahuye n'ibibazo birenze ibyawe, abo ngabo ukabikonegetaho. Iyo ugendana n'umunyembaraga uba umunyembaraga, wagendana n'umunyentege nkeya ukaba umunyantege nkeya. Yego. Amadebe turagushimiye rero, ndagira ngo wenda nk'iminota nk'ingahe ugenda unasomye ijambo ry'Imana nk'umuvuga butumwa. Batagira ngo tuvuga gusa nta n'ijambo. Reka dusome igitabo cy'umuhanuzi Habakuki, ni ijambo rimwe gusa, ntabwo ari nta byinshi ndi buvuge. Ni ijambo rivuga ngo yerekwa ko abakiranutsi bazabeshwaho no kwizera. Ndagira ngo mbwire abantu b'abakiranutsi bizere. Abantu bavuga ibiryo byahenze, ibintu birakomeye, ibintu biragoye, ubu turi mu rusaku rwo ko abana bazajya kwiga gute, no iyavuze niyo kwiringira. Ifite reka kwa Yesu ibigega biruzuye. Icyamwe pfa kumukora neza gusa ufite aho muhurira nayo. Ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Amen. None habo bushobora kuba ntacyo ufite ariko ejo ukakibona. Ejo ushobora kuba usuzuguye isi, gusuzuguye imisi, gusuzuguye abantu bagusuzuguye, ariko ejo ukabatungura. Umunsi w'Imana ukakugeraho. Reka nkubwire hari umunsi w'Uwiteka ajyaza ku buzima bwe. Nubwo hari umunsi w'uburakari Uwiteka ajyazana, ariko hari n'umunsi w'ineza Imana igizana. Kandi uko bwije uko bukeye tugenda tubona ineza y'Imana. Imana idusoromera ineza yayo, kuko ineza yayo irahari. N'ibiganza bigaba amahoro, n'isoko idakama. Haleluya. Ugenda ufite umubabaro, imbere yayo ntabwo ariho umuntu apfira, niho umuntu akirira. Imbere yaho hava icyubahiro umuntu atakwambura, cyangwa se ngo ibihe bikwambura. Uva ku Imana gusa ariyo yavuze. Niyo mpamvu abantu bacogojwe mu rugendo, ntabwo bibagiye ko hari icyo Imana yavuze, ariko yaravuze hari no kubikora izabikora. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Warize utarize upfa kuri umukiranutsi, kuko tubonye abatarize babayeho neza kubera Imana. Ntazajye nukurataho amashuri, ni byiza kuba warize, ni byiza kuba ufite ubutunzi, ariko Kristo upfa kuba ufite Kristo. Nasanze Yesu y'umutunzi, ntumwicisha imbeho mukagendana, ukabana nawe akugirira neza. Yesu ashimwe cyane. Ijambo navuga ngo nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzaranguruza ndebe aho ari, numve icyo ambwira, nuko nzasubiza kubw'icyo namuganiye. Nuko nzasubiza kubw'icyo namuganiye. Uyu ni umuhanuzi witwa Habakuki, yari yiyemeye aravuga ati nukuri njyewe nzahagarara kuko Imana yavuze. Ndashaka ko arimo ahanurana n'abandi, nkuko ubu dusigaye dufite tike ubuhanuzi, hoya dukorane gutya, tukagirana ubushuti, bimeze gutya na gutya. Tubigambane, njya mbibona rwose birakorwa. Umuntu akicara hari ari batatu cyangwa abandi bakavuga ati reka ino nkuru tuyishyuke tumere gutya, kagukomera amashyi. Ariko Habakuki wararahira avuga ati nukuri nzahagarara ku munara wanjye ndindire numva icyo ambwira, byanze bikunze icyo namuganye azansubiza. Amina. Yesu ashimwe cyane. Rero abantu nibahagare ku minara yayo barindire. Uyu munsi niba uri udahaze, vuga ko ejo uzarya ugahaga. Uyu munsi niba utambaye neza, ejo uzambara neza. Imana yategetse ibintu byose biramwumvira. Yego. Yesu ashimwe cyane. Ni Imana ikora ibintu n'ibitangaza. Rero Habakuki yavuze ngo nzahagarara ku munara. Ndashaka kubwira abantu bahagaze ku munara bawugumeho. Abantu bihanganye.
abantu basuzuguwe n'abo bagabo bakihangana, Yego. abantu basuzuguwe n'abo bagore, Yego. reka wishaka kugira ngo bakubahe, isi ntabwo izakugirira neza. Yes. Turi mu isi itazakugirira neza. Yes. Iwacu ntabwo ari hano, iwacu ni mu ijuru, aho tutazongera kubabara. Amen. Rero iyo uri mu buhungiro, Yego. leta yaho igukoresha icyo ushaka. Uyu munsi bashobora kuvuga ngo abanyagihugu barafungura bacuruze, wowe ntabwo ufungura, uri impunzi. Yego. Ukabyemera kuko uri mu gihugu kitari ikiwanyu. Kubera icyo ushaka kumva ko ushaka kubahwa utari iwanyu, kubera cyumva ko ushaka kugira ngo baguteteshe bakubebeze utari iwanyu. Ino ntabwo ari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Ariko mu gihe turi mu isi izatugirira neza. N'impunzi mu kindi gihugu igibaho neza, ikanagira n'umugisha ushobora kuba warusha umunyagihugu. Yego. Niyo mpamvu nkubwira ngo abantu bose nibahagarare ku munara wabo. Mubyeyi hagarara ku munara wawe, uhagarare mu rugo rwawe, bibaye byiza bitabaye byiza, gira guhangana, gira gusenya. Ntabwo nkubwiye ngo uhanganisha amagambo, ubwo abantu ntabwo bazi ikitwisha, niko tutazi gusenga. Turwana intambara nabi. Turwana intambara nabi. Paulo yaravuze ngo ntabwo turwana nk'abantu. Yego. Ahubwo turwana intambara y'umwuka. Ibyo muna ni mu mwuka kuko dukorana n'imbaraga. Njya mbwira abantu nkavuga ngo dukorana n'imbaraga z'ahantu hatagaragara, ariko zikora, zikiza kanseri, zitanga urubyaro. Akanwa kakatura ngo nzabaho nkabaho, nzabaho neza, nzakomera kubera Imana kuko ariyo yampamagaye. Rero iyo ushatse guhangana nta kimana ibamo. Mbwira abantu tuza kuvuga ahangaha amagambo no guhangana, ibintu byose Imana idafitemo inyungu ntabwo izagushyigikira. Ariko iyo urebye kwihangana kwawe no gukomera kwawe no guhatana kwawe, Imana itivuga ngo sesa ndakwemeye wihanganye, reka nze ngutabare. Ubundi urasenga ugasenya. Hari ubwami turwana nabwo, hari ubwami bw'umwijima, hari ubwami bw'Imana. Rero ubwo bwami burahanganye. Rero turi mu ikipe ya Yesu, turi mu bwami bw'Imana, duhanganye na Satani. Amen. Menya uwo muhangana. Uwo muhanganye si umugabo wawe waguharitse, uwo muhanganye si umugabo wagututse ngo byagenze gutya na gutya. No, nta nubwo ukwiye guhangana. Ukwiye kuba mu kindi kirere. Hari ikindi kirere washatse Imana, abadayimoni batakumenye, abadayimoni batakuvogeye. Baravuga amagambo ugakomeza. Umuntu akagusuzugura ugakomeza ukavuga ati njye mu isi si iwacu. No, pfa kuba Imana gusinyemera icyo avuganye nanjye izagikora. Rero abantu tubabwire, ntabwo ubwami bw'Imana ari uguhangana. Nzahagara ku munara wanjye maze ndindire. Umwaka ushobora kutagenda neza mu 2024, ufite umubabaro koko mu rugo rwawe, ufite agahinda mu rugo rwawe, ufite rwose abantu bakwatatse, inshuti zakwatatse, abo wabyaye bakwatatse, uwo washatse yakwatatse. Ntabwo mu buryo kimwe. Ntabwo rero icyo gihe uza gukorera mu mubiri. Niyo mpamvu dukora mu mubiri tukaza tukavuga tukarira. Biragatsindwa n'Imana kuriraho umwanzi, biragatsindwa n'Imana kuriraho umwanzi ashaka kurira. Ujye usekeraho umwanzi ashaka iki? Aho ushaka kuririra. Isi irashaka kurira, isi irashaka kuba umutindi, isi irashaka kuba umukene, isi irashaka kugupfobya, isi irashaka kuguhirika hasi. Ariko ugomba guhangana n'isi, ugasenya ibitero, ugasenya ibicaniro, ugasenya ibikuta, Imana ikarema. Yes, Lord. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo rero ubwami bw'Imana kuza utubwira ngo byagenze gutya wibebeza, ntabwo iyi si uzayibebezaho ngo bishoboke. Ntabwo uzagera ku ntego. Satani hari igishushanyo mbonera cy'ineza y'Imana yakugeneye. Icyo gishushanyo mbonera rero kugira ngo ugisingire, iyo Satani abona ko ugiye kugisingira, byanze bikunze hari ikintu azana. Iyo hatabayeho guhangana no guhatana, uvuga ngo hari igishushanyo mbonera Imana yanyemereye, hari ikintu Imana yanyemereye, hari amasezerano, hari icyo yamvuzeho, ugahatana. Iyo udahatanye rero ukazurira, ukaza woroha, ntabwo ugera mu gishushanyo mbonera cy'ineza y'Imana. Ndagira ngo mbwire abantu rero ngo nibahagarare ku munara. Uyu munsi usonza ariko ejo uzarya. Uyu munsi usuzugurwa ejo uzacira icyubahiro. Haleluya. Uyu munsi ube mu buzima budafite ishusho, ejo uzaba mu buzima bufite ishusho. Hari Imana iyo yavuze gusa. Haleluya. Kandi iyi Imana yaje irakora. Higira ikintu kikuzimiriza itara. Iyo umurokora itara ryazimya arahuma, iyo itara ryazimya avuga amazimwe, iyo itara ryavuze aza guhangana, iyo itara ryavuze ngo runaka Bobo yavuze ngo reka nanjye nze muvuge, ukaza ukagambana Bobo mba ku ruhande, Mama Debora mba ku ruhande rwanjye, witorera abagabo ushaka kurwanisha ingabo zidatsinda, ariko ingabo Yesu atanga. Haleluya. Amina. No mpamvu tuze turira, ugasanga warashiditse ha amajoro waraye usenga, ugasanga akantu gato kaje kugusenyera. Kubaka biragora, ariko gusenya biroroshye. Nta mpamvu z'uko umuntu agomba gusenyera ibyo wubatse Bobo.
gusenga biravuna ntabwo ushobora kuba naraye amajoro menshi nariyirije hari icyo naretse ngo uze usenye ugomba kurinda ibyawe yego n'iby'uwo mugabo koko yahindutse umuntu yahinduka kuko umuntu akanya gato yarahinduka iyo umaze kumenya njya mbwira abarokore nkabwira abantu iyo umaze kumenya ko kamere ya muntu ihara rigaharurukwa icyo gihe urakomeza urugendo kuko kamere ya muntu irahara rigaharurukwa kuko ni umuntu icyo gihe ntabwo cyagukura mu mwanya tubonye abantu barimo barira satani arimo ariza atarakwiye kuriza satani yanyaze abantu ubutwari satani yanyaze abantu kwirinda satani yanyaze abantu kwihangana akantu karara gato gahita uza kuri social media ukavuga ntabwo ari uko bahangana nta nubwo ingabo za Yesu zijya zirwana gutyo haleluya amen turwanira mu kirere turwanira mu ijuru rya gatatu niho hava ubutabazi rya gatatu no gusenga ukegera Imana ukirinda ukamenya ukugenda ukamenya imvugo yawe nk'umukristo yewe mama w'umurokore niba uhuye n'ibibazo wiza kurira genda usange bene so hari bagenzi bari ku gicaniro hari abari mu nguni gira inguni uhuriramo n'Imana izavugana nawe izakurwanirira izagushyigikira izabura ngo Imana ndayikunda Yesu namukore yabwiye Mose avuga ngo Mose nzagenda nawe nkuruhure yavuze ngo nzagendana nawe nkuruhure Mose yavuze atuwite kuri mumbwira ngo ninjya n'ubwoko bwa Isirayeli ntabwo ndi bugende Yesu tutajyana iyo umuntu wundi atajyanye na Yesu ni ibintu by'Imana murimo dukora kuri YouTube niba tutari kumwe na Yesu tuzamarwa tuhavusebye niyo mpamvu abantu benshi bajya baza bakisenya barangiza bakagenda kandi shaka kwisenya bagatsindwa n'Imana uzareka hagira bagusenya ariko ntuzisenya bobo mu buzima bwawe ni ibyo uzakora ntuzisenya uzareka abantu bagusenye ariko ntuzisenye agaciro nuko utazisenya uzaguma ukomeza uri bobo ukaguma uri we ukaguma ukiha icyubahiro cyawe Imana izabana nawe amen amasha Imana igumugisha Imana kugirire neza nagira ngo dusoreze dusenga nje nta kintu arenza haleluya amubwirira ijambo rya kabiri nafashe avuga ati ariko tuzagendana n'ukuri na yego nkuruhure tuzagendana na nakuruhure ubwo mbwiye ngo ntabwo uri busige ni umutego nari nguteze nkubwira ngo gahogeye ariko urahishuriye uko nko wishuriwe ko ndi Imana turagendana nicyo ubuze ndagikoze bose turagendana akandi amubwirira ijambo rya kabiri ngo tuzagendana nkuruhure amubwirira ijambo rya gatatu avuga ngo nzanyuza kugira neza nzanyuza kugira neza imbere yawe nuba ngo yinyujije kugira neza imbere yawe nabandi barabibona reka burya baboreka nkubwiza ukuri wagiriwe neza n'Imana abantu barabimenya cyane abantu barabimenya nimbe biri mu nzira bimenya ko watabawe n'umuturanye arabimenya nibihe birabimenya n'iminsi irabimenya n'amasaha arabimenya ko watabawe hari igihe utabarwa wabyuka gasa 12 ukabyuka saa 2 ibi umunsi kavuga ati no kuri gitondo kikamenya kavuga ati runaka yatabawe kadusenge Imana amina haleluya abantu Imana yongeye bahimbaraga gusenga bitanga imbaraga gusenga birabohora gusenga birakiza gusenga bizana agaciro gusenga bizana icyubahiro gusenga birwanya intambara ndagira ngo mbwego nzahagarara ku munara wanjye basengera hagarara ku munara wo gusenga hagarara ku munara wo kwizera ntuhagarare ku munara wo guhangana ntuhagarare ku munara wo kuvuga Yesu yatsinze ataburanye uri Imana y'amahoro n'amasezerano uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa ufite imbaraga nyinshi ufite ubushobozi ufite ubutware urakora kandi imirimo ukora igihe garagara ujye usetsa waraye arira Imana ihimbaza sengeye bene data ngusabye kugira ngo uduhe kwirinda twaragusenza uratubwira ngo nidusenge imyifato nk'abantu watumye mu murimo kubera ko tudafite imyifato ntaho twagera ibyo tuvuga byasuzugurwa ibyo twabiba nta nyungu twabona ariko turasenze ngo uduhe imyifato uduhe imbaraga uduha amavuta udukomeze uduhishurirwa ridasanzwe ineza y'Imana ibe ku buzima bwacu kandi gukora kw'Imana kwe ku buzima bwacu abaho myongero uduhumura wongere ufata kondo wongere ukore ku maso yacu duhumura kandi wongere umutima mushya mu buzima bwacu kandi imbaraga n'amavuta ye ku buzima bwacu urakoze kuri Imana ishoboye byose urakoze kuri Imana ije gutabara abantu bawe abo wahamagaye ntabwo uzabasiga abo wahamagaye uzabarwanirira nubwo ibihe byahinduka ariko we ntabwo uhinduka nahisi yahinduka we ntabwo uhinduka Imana ihimbazwe twagushimye ko waduhaye ubutwari n'ubushobozi uko na inzoka na scorpion bwo gufunga buri kintu cyose cyaturwanya urakoze kwikore kwibahisha mu mbaraga z'umwuka wera amen 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 Imana ibaha umugisha watanga nimero zawe wakwifuza ko mwasengana ni 073 88 71 927
zisubiremo